Bibiliya yavuze ngo utugarura ibihe. Ninde ukwiye gusaba kugarurirwa ibihe? N'uwabyigeze. Ntabwo ari abantu bose, ntabwo ari iri somo rireba ababyigeze. Abigeze bakorera Imana nyuma bakagira intege nke, abigeze bahanura, abigeze barondora, abigeze bubakira Imana, abigeze batambira Imana, abigeze bagera hera, abigeze basigwa amavuta, nyuma ibihe bikabagora bagasubira inyuma. Abo nibo basenga bavuga ngo utwigarurire tuzaba tukugarukiye, kuko umuntu agaruka aho yigeze, ntawe ugaruka hatageze. Ubwo rero kugira neza kw'Imana gushobora gufasha abo bantu. Umwanzi yinjiranye muri ibi bihe bigoye, sinahakana ko ibihe bitagoye, ariko iyo bikwinjiranye nta mpamvu ugira. Ibyo nibyo byatumye mbere yuko ibi bihe biza hazaga ubuhanuzi buvuga ngo ivomera amazi azagutunga igihe uzaba wugarijwe. Kuvoma rero bagucanyeho ntabwo wavoma menshi, ahubwo uvoma kare bataragucanaho, maze umwanzi yagucanaho agasanga waravomye. Aha rero ntabwo ari Imana yakoze ikosa, ni abantu bakoze ikosa ryo kutabara ibihe n'iminsi yabyo ngo bamenye ko bageze, byo kutabaza amakuru y'aho benda kugera. Ariko ababajije amakuru bakavoma amazi menshi, bakamenya aho ibihe bigeze, bakamenya ko bikomeye, bakamenya ko umuntu yenda gutungwa nayo yavoma, bakayavoma bakayabika, ubu banarakomeye. Harimo n'abavuga bati twari dukomeye ariko nyine nari umugabo ntigiye habwa intebe. Abo byaterwa n'iyo ntebe iyo ariyo. Iyo ntebe ni iyihe? Se bayihabwaga nande? Kuko nta jambo Imana ivuga ngo riheri. Intebe iyo wayihawe n'abantu ako kanya barayihirika, ariko iyo wayihawe n'Imana ikakwicazaho, ushobora guhirika intebe ariko ntuhirika amavuta ari mu muntu. Amavuta ari mu muntu yagakomeza agakora. Ntabwo dogiteri aba muganga kuko ari ku bitaro gusa, niyo atari ku bitaro aba ari dogiteri. Ntabwo wamukuramo ubudogiteri. Rero ashobora no kuva hagera muri Amerika akavura. Si ngombwa ko avura ku Muhima gusa, ahubwo mwarimu, iyo ari mwarimu, par exemple nkanjye ndi umunyamasengesho, ndi ku rusengero ndasenga, ndi iwanjye ndasenga, naja no kuri wese nasenga, haba mu modoka nasenga, haba mu ishyamba nasenga, haba he nasenga, kuko bindimo. Ibikurimo bahirika ibyo wicayeho, ariko ntibahirika ibikwicayemo. Ibyo urabyumva? Ndacyumvise. Buriya umuntu yagutera guhunga, ariko ntiwahunga ngo usige umutima. Umutima wo uhunga ukurimo. N'amavuta rero si yaba yicaye, ni wowe uba wicaye ku ntebe. Noneho intebe bakaba barayihiritse, bayihirika rero ugasigarana ya mavuta. Ayo mavuta asigara akora. Kandi mubwira n'irindi banga, ayo mavuta bashakisha indi ntebe. Icyakora iyo bayihiritse, ubwo nawe ayo mavuta bashakisha indi ntebe wakwicaraho. Ntabwo ari ukuvuga ngo ndabyemeye ngo nyuzwe nabyo. Nta wapfa kurekura gusa atabajije umwami ko igihe kigeze cyo kureka ibyo. Imana rero ishobora kugarurira abigeze ibihe, ariko ntiyagarura ibyo utigeze. Kuko ijambo ryavuze ngo utugaruriye bibe nk'ibya kera. Kera hari abatahagira. Iryo rireba bavuga ngo kera 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 kera. Ubwo rero abajya kumera kera nitwari ubwoko, ariko ubu turi ubwoko. Rero ubu hari abantu bakeneye kuba ubwoko ahubwo. Abo bo barakizwa, Imana ibaha ibihe, irabibaha, ntabwo iragarura ibyo batigeze. Abaguye nibo turasengera ibagarurira ibihe nk'ibya kera. Kuko nkanjye uvuze ngo ingarurire ibihe nk'ibya kera, kandi nzi ko najaga mu byo kuraguza no guterekera, navuga ko unyishe, navuga ngo nimbekere ibi ngibi. Tukaba tuvuze ngo nigarure bya bintu byo kwitura hasi. Ubwo bumpemukiye, ubu nteje dayimoni. Ahubwo ibigaruka
n'ibyo umwami yigeze kuguha bikaguca mu myanya y'intoki nyamara ushobora kubigarura. So abininewe basenze Imana bari banyazwe iminsi yo kubaho, bo baravuze batongera uduhe kubaho, ariko Imana iravuga ngo ngaho ubwo mumfukamiye mugasenga mbongereye igihe cyo kubaho iminsi 40 nari nabahaye ngo mupfe nyikuyeho. Iyo ikugaruriye ibihe rero ikuraho ibihe wari ufite. Ubu hari abantu bafite ibihe bibi, ubu nta muntu utagira ibihe, ahubwo nuko ari ibihe bibi. Umwanditsi w'iryo jambo rero aba yaravuze ngo tugarurire ibihe byiza bya kera, kuko ibihe bya kera byose si byiza. Aba yaravuze ngo tugarurire ibihe ariko byiza, kuko n'ubu dufite ibihe byo gusenga ugasinzirira mu rusengero, dufite ibihe byo kuja gusenga ku musozi umuntu yavayo bakamufata ku ngufu. Ubu hari abantu bafite ibihe byo gusenga bari kugambana, hari abantu bafite ibihe byo gusengera ikuzimu, hari abantu bafite ibihe byo gusenga bikubita hasi. Ariko twibihe tuvuze ni ibihe byo kubana n'Imana no gukorana n'Imana no gukoreshwa n'Imana. Nibi bintu bitatu: ukaba uri kumwe n'Imana, ugakorana n'Imana, kandi ugakoreshwa n'Imana. Kubana n'Imana ni kimwe, mushobora kubana ariko ntigukoreshe. Iyo igukoresheje ifata ubutware bwayo ikabugusukamo, ugakora ikintu mu kimbo cyayo kugira ngo nawe umenyekane kuri uw'Imana. Tutagiye kure rero, ibihe koko biragoye ariko biterwa n'uwo bigezeho. Dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cyo Kuva, cyangwa se abanyumva ni yimuka Misiri, Kutoka, Kuvayo, ibice 14. Ibice 14 haravuze ngo Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja, Uwiteka ahuhisha umuyaga mwinshi uvuye iburasirazuba ijoro ryose, usubiza inyanja inyuma, amazi uyagabanyamo kabiri, maze hagati yaho yari hahinduka ubutaka bwumutse. Abisirayeli baja mu nyanja hagati, baca nko ku butaka. Mani dufashe kandi atugire neza. Amazi ababera nk'inkiki iburyo n'ibumoso. Abanyegiputa barabakurikira, amafarashi ya Farawo yose n'amagare yabo n'abahetswe n'amafarashi be, baja mu nyanja hagati babakurikiye. Mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuriye mu nkingi y'umuriro. Imana idufashe kandi tugire neza. Amen. Yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamo igikuba, akura inziga ku magare, bituma akuruka aruhije cyane. Abanyegiputa baravuga bati duhunge Abisirayeli kuko Uwiteka barengera akarwanya Abanyegiputa. Iri jambo rirakwereka ko ibihe biterwa n'uwo bigezeho. Iyo bigeze ku nusu biyitwara nk'inusu, iyo bigeze ku kiro biyitwara nk'ikiro. Hari ibintu amazi adashobora. Umwami adufashe kandi nigeze kubona imodoka umugezi wajyanye, urihangana uyikura mu muhanda, ariko ntiwayitwara ngo uyigeze epfo, kuko amazi yarayinaniwe. Ibi bihe rero bizatwara umuntu bitewe n'ibiro afite. Buriya agafuka ka 100 kilo ntabwo wakamenaho ijerekani ngo kagende, ariko inusu yisutseho amazi y'ijerekani yagenda. Ubu rero uko turi niko guhangana n'ibihe. Ntabwo icyo turi cyo ari cyo gihangana n'ibihe, ahubwo uko turi. Nshatse kuvuga iki? Ushobora kugira izina rikomeye ariko wowe udakomeye. Ariko aha nkubwiye, mu mbaraga z'Imana aya mazi yaramwe. Abantu bari babiri, n'abantu bafite Imana n'abatagira Imana. Akaba ariyo mpamvu tuvuga ngo mu bihe bigoye abantu bahamagara Imana ibagarukeho, ibagarurira ibihe. Urabifatira hamwe Egiputa, aha kwiyi nyanja hari abantu babiri, hari Abisirayeli babereye aho, nta magare bagira ariko bafite Imana. Uyu niwo muti mbaho. Umuti w'ibi bihe ni ukugendana n'Imana, ugakorana n'Imana, ugakoreshwa n'Imana. Nta wundi muti wabona. Aba baragiye bageze ku nyanja, abari mu Imana inyanja irabamenya. Igikuba aha ndafashijwe cyane. Igikuba cyacitse ngaho nsubiza ngusomeye ijambo
mama dufashe kandi atugire neza. Igikuba cyacitse kuko no mu iki gihe igikuba cyacitse turi kumva aho igikuba gicika ku badafite imana. Urakoze cyane Imana iguhereze umugisha. Abadafite imana igikuba cyaracitse no mu iki gihe hari ahantu igikuba cyacitse ariko hari n'aho igikuba kitacitse bitewe n'iyo bari kugendana. Ntabwo abantu rero mwivuga ibihe nibavuga imana bari kugendana nayo. Hahirwa abafite muri bo inzira z'igisiyoni iyo bageze mu gikombe cyitwa baka bagihindura amasoko. Ubutumwa bwanjye muzakunda kumva mvuga ariko nimvuga wumve ndi kuvugira hejuru mbiterwa nuko nzi igitinyiro cy'Imana. Nta muntu waba ari mu Mana Imana yaramuhamagaye ngo aza kubwire ngo covid niyi ntanyije n'Imana. Reka da n'ubutari ubu bwareke ngo akubwire ko covid ari yatumye anywa ku kayoga. Ngo akubwire ko covid ariyo yatumye adasenga ngo adatura ngo atuzure umwuka. Utuzuye umwuka muri covid uburenganye cyane kuko umwuka wuzuye ni uhangana n'imyuka ya covid. Ntiwazawuzura bazanye ifiriti. Iyo bazanye ifiriti wuzura imbaraga urakaraba ukarya. Iyo bazanye inkoko ushaka kirida ukareba n'ubugarura mweshi yo soda. Iyo bazanye covid uzana umwuka. Imyuka ya covid igahangana n'umwuka ukuzuye. Aba bantu bari babihe Banyarwanda Banyarwandakazi bantu muduteze amatwi inshuti za Nkunda Gospel. Ikibazo si ibihe, ikibazo nuwo bigezeho. Nkubwiye ngo igikuba cyaracitse. Ubu hari ingo zacitse igikuba zigira ngo ni ibihe naho ni ugukomera kw'Imana bizeye. Ubu hari amadini yacitse n'igikuba bagira ngo ni covid gusa n'ibindi bihe. Arega ikibazo si covid gusa hari n'ibindi. Ntibamenya ko Yohana ari ku kirwa cy'Ipatimo yaranditse ngo ku munsi w'umwami narindi mu mwuka ngo inyuma yanjye numva ijwi rivuga ngo icyo ubona ucyandike. Mwama dufashe ntituragera aho yageze. Niyo mpamvu ubutumwa natambukije ubusizi nabwiye abasenga ngo mufite akaga ko kubwiriza inyuma ya Pawulo. Ahavuye azuye utuka ukamukurikira ntabwo wabona ibyo uvuga. Urabona Yohana uri kuribwa n'ibibugu amaraso akava agaca imfunzo akandikisha ku mfunzo akoherereza amatorero 7 yo muri Aziya 7 akohereza Abefeso n'abandi benshi. Cyo nkubwiye ngiki wowe ufite umudugudu umwe uyoboye uwo mudugudu warakunaniye kuko ugeze mu kaga. Undi yageze mu kaga abwiriza 7 wowe ugeze mu kaga n'iryo wari uyoboye rirafinina rirakingwa ribura epfo ribura ruguru ubura no kuja mu mwuka ngo uvuge uti bene data nyoboye ku munsi wo mu mwami mu gihe cya covid narindi mu mwuka inyuma yanje numva ijwi rimbwira. Hari abavuze ngo guma mu rugo yatumye badasenga. Iyo nayo ni Satani. Umuntu atuzuriye umwuka we yawuzuriraye. Mwama dufashe kandi atugire. Iyo mana ibona uri iwawe ntize ariko nibuka ko kwa Samusoni Imana yabasangaga imuhira, kwa Aburahamu yabasangaga imuhira. Excuse mwa simvuga ko ibihe bidakomeye ariko ndavuga ko byakomereye abadakomeye. Nibikomereye abadakomeye. Ndaguha urugero uku turi kumwe nge nakwikorera ibiro 80 by'ibirayi. Uwabikugerekaho weho wavunika wagenda uratabaza utakaga kateye kaba kaga kuri wowe ariko ndikaba kaga kuri ngewe. Dutandukaniye nakoze ari iyo mizigo ndimo na nubu mfite imbaraga ziyikorera. Icyo nkuganije ni kimwe. Ija mu gitabo cyo Kuva amagambo araba make kubaguye. Kuki igikuba cyacitse mu Banyegiputa ariko ntigicike mu Bisirayeli. Bari batandukanije umwami. Subwo urumva uko tubwiriza abantu turimo turabaganiza ngo mudusubize. Yabaye nk'ubu tugize tuba telefone bakadusubiza abantu baba badushubije. Kuki igikuba cyacitse mu Banyegiputa ariko ntigicike mu Bisirayeli kandi bambuka umugezi umwe. Bari kwambuka umugezi umwe kandi abakene n'Abisirayeli. Hari abavuga ngo byatewe no kubura amafaranga. Ahangaha abakene n'Abisirayeli nibo batagira ifaranga, nibo batagira igare,
nibo batagira ifarashi, nibo batagira ingamiya, n'utwo bafite badutiye. uzi umuntu ukuzurana umwuka kandi yagutiye, kuko Imana yarababwiye iti kugira ngo mutagenda mwambaye ubusa. Mwama dufashe, mfite impungenge ko utari kubyumva. Ndimo ndavuga ko ikibazo cyane 80% si ibihe, ahubwo ni ibihe umuntu afite, kuko binsanze mu mavuta ni hahandi. Mwama dufashe kandi atugire neza. Bazacikamo igikuba, bacitsemo igikuba bafite amagare, bacitsemo igikuba bafite amafarashi, bacitsemo igikuba bari mu gihugu cyabo, bacitsemo igikuba bafite umwami, bacitsemo igikuba bafite intwaro, bacitsemo igikuba bafite abakonikoni, bacitsemo igikuba bafite abarozikazi, bacitsemo igikuba bafite inka, bacitsemo igikuba bafite intama n'amatungo, bacitsemo igikuba bafite imihanda baraye bariye. Ariko umwana umaze iminsi mu matafari, abumba amatafari, ariko ari kumwe n'Imana. Icyo nyishimiye, ngo bageze ku nyanja, ngo yarababwiye iti rero aho rukomeye n'inyuma, ngo irahaguruka ibava imbere, ije inyuma iti kambonane n'ibibakurikiye. Iyo tugeze aha rero ndafashwa, shikama, umwami azaza. Urakoze Yesu Kristo.